tumaze kubikora bari bamuje no kujya dukoresha n'agakingirizo umugore wanjye yarandogaga nyine kugira ngo nkomeze mukunde. Reka tubasuze tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose. Reka mbasuze mwebwe muri mu Rwanda by'umwihariko abanyarwanda muri rusange ndetse n'abari hanze yarwo. Big up to yourself. My name is Ange, ni Yawe TV. Kora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ndetse nawe utarayikora ujye uyikora kugira ngo ubashe kubona Ange ninde cyangwa se ninde yatumiye. Hanyuma reka tugushimire we wakoze subscribe. Uyu munsi rero nkuko mubizi ko ngenda mbazana abantu bagiye batandukanye, ndi kumwe n'umuntu umuntu atangiye yihishe niba ari umusirikare simbizi ariko muraje mumenye byinshi kuri we. Icyo ukora we ni gukomeza kareba kuri kamera za Yawe TV ukareba se niki tugiye kuganira n'uyu nguyu. Ese uyu none hakora iki se kuko ni umusirikare nkuko yambaye cyangwa niye mu bintu. Reka nari kuvuga byinshi, reka tuguhe ikaze. Amakuru ahore ibi none hahiye koko. Haba hahiye tuba twateguye. Amakuru neza cyane. Ndeke mbanze mbibutsa abantu abakunzi ba Yawe TV by'umwihariko uyu muntu ntago ari ubwa mbere aje kuri kamera za Yawe. Ntago ari ubwa mbere dusuye, ni ubwa kabiri. Abantu benshi baje bamumenya kubera igihe kanirya akunda kuvuga doba. Reka je imbere cyane ngiye mpita mbivuga. Abenshi ariko nabandi benshi uko biri kose mvuga nayo ndi bwavuga. Urakoresha iki ese? Uze kumbaza Okay. Hanyuma rero tugiye kumuhereza microphone yongere yibwira abantu. Hari abamuzi bamenye kubera kwaje ndekane kubivugaho cyane ko avuze yuko atongera kubivuga, ariko reka muhereze mikro nawe yongere yivuge mu buryo bwe. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane, mbanje gusuhuza abakurikiye Yawe TV mwese. Mani bamugisha kuko kureba ibiganiro Yawe TV yabateguriye. Amazina ni yayandi ni Mutokambare Methode. Nkaba ndi film production, aba ndi na manager wa company kwa film hano mu Rwanda yitwa Safi Cinema. Nkaba ndi n'umukinnyi wa filime ku rundi ruhande, cyane filime nakinye navuga nsangaho namenyekanye cyane filime yitwa Mukazana w'ibanga, nyinamo nitwa Boaz. Tuguhaye ikaze nanone kuri Yawe TV. Asante. Ntago ari ubwa mbere. Ntago ari ubwa mbere ndakeka. Waje bakore dotendo. Se uyu munsi ndongera. Uravuze bise ijambo tuza kuza kuvugamo rya uraza kubyitwara muti. Ndaza kurihindura. Uravuga mu ngukisi. Rimbase. Uravuga ndakubwira kuryama umbwire ngo ndabivuga mu kubyuka. Oye ndabivuga mu wundi buryo kandi ndabikora. Uravuga mu webu? Ndatangiye kandi ndaza kuza kubivuga mu zindi nzira. Izindi nzira mu bonde bodo. Oya ndakoresha izindi nzira zitarimo icyo gihe kana. Urakoze cyane, twaye ikaze Methode. Hanyuma rero watubwiye ni Methode ni film maker, film production, ibintu nk'ibyo. Yatubwiye ko akina amafilme ariko turashaka Methode hari ukuntu introducing yourself muri summary. Turashaka Methode umusobanure mu magambo make ni muntu ki. Methode nindi? Methode ni umusore ndacyari ingaragu, nta kantu karajya ku ntoki ariko mfite sheri, ntago nkiri ku isoko mbese muri makeya. Mfite imyaka 26. Mu buzima busanzwe amashuri narize narangije kaminuza, mfite bachelor degree muri IT. Nkaba ndumva Methode ni uwo nguwo, ariko hari n'ibindi byinshi wenda bigiye biri ku ruhande. Nkuko nabivuze ndi manager wa company ikora ibintu bya filime yitwa Safi Cinema, nkaba na producer ku rundi ruhande, ndi manager nkaba na producer wayo. Mfite website yitwa theupdate.rw. Muri make ndi umusore wirwanyeho. Umusore wirwanyeho. Wow! Nawe mwabyumviye Methode yababwiye afite amashuri angahe, yababwiye ko ari ingaragu akababwira ko afite na sheri. Hanyuma Methode watubwiye yuko nta bintu bya film nigeze mvuvugamo, turagira ngo tubwire ese muri uko kuba mu film production ubundi bindi bikora n'ibiki ku ruhande? Bya film nari kubwiye ko nyina muri filime yitwa Mukazana w'ibanga nitwa Boaz. Urakoze cyane. Aho ngaho niho tugiye kuvuga ahubwo Boaz turaza kuza kumujyaho mu kanya, ariko tugiye kwita kuri Methode. Ese yinjiye muri film ryari? Watubwiye ko bikora ukabikora, nyine watubwiye ko ukina filime ukabikora, watubwiye byinshi. Ubundi ibintu bya filime wabyinjiyemo ryari? Tukatubivuge muri rusange.
ibintu bya filime ntabwo navuga ngo bimazemo igihe kirekire uretse yuko nshima Imana kubwo intambwe maze gutera cyangwa se aho maze kugera. Nabitangiye ngira ngo mu kwezi kwa gatanu korona ivuyemo njya mu matari cyane cyangwa 5 nibwo navuga ngo natangiye kuvuga ngo ntangiye gushora amafaranga menshi mu bintu bya sinema. Na mbere nayashyiragamo ariko nibwo navuga ngo natangiye gushora amafaranga menshi mu bintu bya sinema mu kwezi kwa gatanu. Urumva nta n'amezi 4 ndamara cyangwa se 5 ndamara ndi muri ibi bintu 5 yarashize. Ntabwo ari igihe kirekire maze ariko wenda abakurikira ibikorwa byacu kuri Safi Cinema barabona yuko turi kuri level ishimishije, ntabwo turi kuri level iri hasi cyane, turi kuri level ishimishije. Nta gihe kinini bimazemo ariko ndashimira Imana yuko hari aho maze kugera igihe cyose mazemo. Hanyuma rero wabitangiye nk'umwuga kubikora wabyiyumvisemo ryari? Hari igihe umuntu aba yiga ariko afite ibintu byinshi cyane. Watubwiye ko ufite na bachelor, watubwiye yuko wize IT. Ese waje kwinjira nyine muri uwo mwuga gute? Waretse ibintu byo gukora ibintu bijyanye na IT gute kugira ngo winjire mu mwuga wa filime? Se wabonaga ari ibintu bitanga amafaranga cyangwa se ni hari ukuntu rero ukavuga ngo ibi ngibi bizanyinjiriza? Wabyinjiyemo utari ibyo nshaka kumenya. Murakoze. Ntabwo navuga ngo nabyinjiyemo nkurikiye amafaranga kuko kubijyamo ubugiye gushora amafaranga ntiwabijyamo ukurikiye amafaranga. Nabigiyemo kuko ari ibintu nkunda kuva nyine umwana numva nkunda ibintu bya sinema. Nkomeje kwiga ngeze muri kaminuza muri secondaire nkomeza kwiga ibintu bya IT. Numva yuko ndi umuntu nkazajya nkunda kwimenyereza ibintu wenda byo gukora byo gukoresha zira software zikora ibintu by'amafilme, nubwo atari ngiye mu editor wenda ukora filime zacu ariko nanjye ndabizi. Nakuze mbikunda cyane numva ari ibintu ngomba kujyamo kandi ari ibintu ngomba, ntago mbikora byonyine, hari n'ibindi nkora ku ruhande ari naho wenda nkora amafaranga menshi yo kubishyiramo. Ndi n'umucuruzi w'ibintu bya electronic ngiye ubwomero kangaha nabivuzeho. Rero ibintu bya film production mbikora kubera yuko ari ibintu nkunze kandi numva yuko ari n'ibintu n'imbere mu minsi iri imbere bizangirira akamaro karenze akubungu bimfitiye. Hanyuma rero ni yihe role watubwiye gukira filime? Ni yihe role igikubangukira gukina baguhereza ukavuga ati iyi ngiyi ndayishoboye? Filime role yo gukina ndi umupasiteri iranyorohera cyane, ni yihe? Bivuze neza. Pari raporo y'ubuzima mbamo ngende umukristo. Uyu pasiteri yanyorohera cyane ariko bitavuze yuko n'uvuga ubutumwa byanyorohera cyane kubikora. Wege wenda ugira status zanjye ubona yuko buri gitondo njya nkunda guha abantu ijambo, ni ibintu nkunda nabyo. Izindi role zose ushobora kumpa buryo umuntu ari umwagiteri cyangwa se yaremeje gukora ibintu aba ari ibintu agomba gukora kandi akabikora bimurimo. Nta role kugeza ubu ngubu uretse kumpera role yangora, uretse kumbwira ngo nyine ndi gusomana n'umukobwa, kumbwira ngo nyine ndi kumwe n'umukobwa mu buriri, kumbwira ngo nyine role y'ubusambanyi, izo role rwose zangora. Cyangwa kumbwira ngo nyine role ndimo gutukana, izo role zangora bitewe n'imyemerere yanjye cyangwa se nuko niyumva, ariko izindi role zose zishoboka nazo. Uravuze ngo kubitewe n'imyemerere yawe. Hanyuma se Methode, abantu babikora wenda ntabwo navuga ko bataba bafite imyemerere yabo cyangwa sinzi icyo ushatse kuvuga aho ngaho bitewe n'imyemerere yawe, kuko hari abantu mukinana nzi neza ko mukinana batukana bakura bayamana nabo bagabo cyangwa se bakabaryamana nabo, ariko mu buryo bwa filime basomana nabo ngabo. Uravuze ati ntabwo nabikora, ntabwo wabikora kubera ko imyemerere yawe bo nta myemerere yabo bagira. Urakoze cyane. Buryo umuntu wese si ukuvuga ngo nta myemerere ye agira. Umuntu wese agira uburyo ki afatamo ibintu byiwe. Nshobora bitewe n'abantu wenda n'urugero nzanye nabo, nshobora cyangwa se bitewe n'uburyo hanze ahangaha ameze, nshobora kuvuga isi ibintu nimbikora umuntu nambona arambona gute. Gusa ababikora nabo babikora nk'akazi nyine, babikora nk'akazi nyine, baba barimo kubikora nk'akazi, ariko kubikora nk'akazi nyine baba bumva yuko nta n'iki ibyo bintu bitwaye. Ariko njye mba numva nyine iyo role ndamutse nyikinye mba numva nyine hari nk'igishoro wawe yakwanga. Oya, nta gushera wanjye yanyanga kubera ibyo ngibyo, ntabwo yanyanga kubera ibyo ngibyo, ubwanyanze kubera ibyo n'undi ntiyaba nkunda. Hanyuma se hari filime nabonye uryamana n'umukobwa, ntabwo ndetse nyivuga aka kanya ariko uratoza kuyivugaho, ariko se icyo gihe mwaryamanaga bavuze ko mwaryamanye, ibyo byagenze gute? Mwaryamye bigenda biti ko nzi neza ko wamuteye nini? Uri kwipfuka se bimeze bite? Wenda ntago navuga ngo byagenze gute, ariko muri filime nta hantu berekana turyamana, just an story. Narabaye kuba ukunda utinya abakobwa Meto, ngira ngo nanaguhamagara kare.
byose reka mbishyire hanze njye nampamagaye kare ntumbarise mito bitebye ko muri uri kunyicira gahunda ntabwo nibwo nibagera abakobwa ngo reka ngo izina rya Yesu uvugishije ukuri ntago utinya abakobwa wenda ufite sheri situnabizi neza ko mufite ko situbihamye bitewe n'ukuntu uba wimereye nyine ntabwo ntinya abakobwa ariko kimwe mu bintu ntinya gukora icyaha nyuma yo gutinya gukora icyaha ngenda umukristo usengera aho wakomeje kuvuga ngo umukristo usengera nsengera mu itorero riri hano Kicukiro centre ryitwa Glory to God Temple yego niho nsengera rero imyemerere yanjye cyangwa se uburyo mbanyemo n'Imana yanjye ntago nyine binyemerera kuba najya hariya ngo nsambane ngo ngere gute ese gusambana rega ni filime mu buzima busanzwe ntago twagiye tukiri mu bya filime byo hari igihe byangombwa nkabikora bitewe hari igihe byangombwa mu bya filime nkabikora ariko no mu buzima busanzwe wenda uvuze ku byo twaganiriyeho karumpamagara ntago imyemerere yanjye nzi yuko gusambana ari icyaha ntago najya hariya ngo nsambane ibyo nkora binyemerera kuba nshobora kuba nanabikora n'abakobwa benshi ariko ntago nshobora gukora iryo kosa kubera yuko nzi yuko ibyo bintu nyine ni icyaha watubwiye yuko umukunzi wawe ahari muri no minsi relationship navuga ko muri no minsi akenshi abantu basigaye baryamana reka mbyite gutyo uko niko kuri guhari hanyuma rero umukunzi wawe aramutse akubwiye ati bibe wabigenza uti wamwanga cyangwa byagenda gute yakubwira ati ngende bitaba ndakwanga kandi uramukunda byagenda bite arakoze cyane mbere yuko ntangira gukundana nawe namubwiye ko ibyo bintu tuzabikora twabanye ntago ashobora kubinsaba ugabinsabye yaba yiteguye break up muri make uracyari impanzi yego ndacyariyo urakoze cyane kuba umukristo urakoze cyane kuba umukristo cyane murakoze cyane ngira ngo mwabyiboneye ni kumwe n'umuntu hanyuma rero watubwiye ko witwa Methode watubwiye Methode ko ibyakora watubwiye ko uri umukinnyi wa filime watubwiye ko byaje uko byatangiye turagira ngo tubwire noneho Bowazo watangiye tubwira mu kazi ukora ko hari uko kwita Bowazo we ni muntu ki urakoze cyane Bowaze ni umuntu ukina muri filime y'Umukazana w'ibanga ariko n'ubundi ni nkaho ari njyewe nkina muri filime y'Umukazana w'ibanga nitwa Bowaze mfitemo role yo gutunga umugore mu rugo iwacu ariko hari aho biba byarahereye ubwo n'ubishaka turaza kubigarukaho wenda Bowaze rero ni umuntu muri filime akina ari umuntu wananiye mama wiwe ari umuntu ushaka gukunda umukobwa kandi umukobwa mama wiwe amwanga kumwanga kwe biba bifite rezo mama we hari ibyo aba yaragiye abona kuri uwo mukobwa watubwiye byinshi kuri Methode twamenye Methode akora iki Methode ni umuntu ukina filime Methode yatubwiye ubuzima bwe Methode yatubwiye ko ari n'imanzi Methode yatubwiye ko afite sheri yatubwiye byinshi yatubwiye ko ari n'umukristo Methode mwamumenye hanyuma rero utangira introducing yourself watubwiye ko hari irindi zina ukoresha witwa Bowazo nibyo Bowazo hanyuma Bowazo we ni muntu ki Bowaze ni umuhungu we yarananiye nyina afite yararongoreye iwabo ku ishuri aba ari umwana wo mu bakire yirata kuri bagenzi be Bowaze mbese ni umuntu udashobotse wenda duhereye nko ku ishuri Bowaze aba yiga mu wa gatandatu w'amashuri yisumbuye muri senior 6 akaba afite abana b'inshuti ziwe bagendanaga ariko akabiyemeraho kubera yuko babaga ari abakire abana bo ari abakene akabiyemeraho cyane rero baza kuza kumwigira umutwe cyangwa se kumucurira umugambi wo kumugerekaho inda iyo umwe mu bakobwa bagendanaga n'ubundi hanyuma rero ubu ngo n'ubundi ni story yawe uri kuvuga ya Bowaze mbere yuko mugerekaho inda icyo gihe uko biri kose bakugerekaho inda ariko hari ukuntu byagenze uwo mukobwa we yaje gute mu buzima bwawe uwo mukobwa ukuntu yaje mu buzima bwanjye urumva yari umukobwa ku ishuri nyine abantu bose bemeraga ari umukobwa wirata rero umwana wo mu bakire numvaga yuko muterese n'ubundi yagira gute yanyemerera rero n'ubundi kumutereta ntago yanyemereye ahubwo yanyemereye bitewe n'iyo plan bari bapanze kugira ngo bangerekeho iyo nda kuko nari narahereye kera musaba ko turyamana arabyanga ariko amaze kumenya iyo plan yabo bagenzi be bafite arabyemera hanyuma rero ntago wigeze ugira amakenga y'uburyo ashobora kuba yarakwemereye kandi mbere yaho yari yarabyanze
urumva nyine tugarutse ahangaha urumva amahirwe nk'ayo ngayo umuntu ntabwo yayabona ngo yapfushe ubusa hari n'igihe utanabitekerezaho gutekereza ngo ese byagenze gute nahise mbyemera nyine turabikora rero nyuma y'ibyo ngibyo tumaze kubikora bari bamuje no kujya dukoresha n'agakingirizo birarangira nk'umuntu nkawe wiyemeraga ariko we by'agakingirizo nawe ntabwo byakurebaga urumva nyine ngiye kubera yuko yari yaranyanze kandi mbona ari umukobwa mu kigo mwiza urumva nabuze uko mbigenza nyine duhita dukoreraho nyuma yo gukorera aho rero hashize igihe gitoya oya ntabwo byagenze uko hashize igihe gitoya yaje kumbwira yuko atwite maze kumbwira ko atwite biza gutuma tumufata nka mujyane wawe hanyuma mbere yuko umujyane wanyu tubwire story uko imeze ntabwo wamubajije ntise icyo gihe hari hashize amezi angahe ntabwo wigeze utekereza ngo uvuge ngo ashobora kuba yarabikubwira hashize ibyumweru bibiri ariko bitewe n'ukuntu namukundaga ukabyemera urumva bitewe n'ukuntu namukundaga yarabimbwiye nyine sinabitindaho nyine kubera yuko numvaga nari umwana w'ikinege mu rugo mama aba mu rugo wenyine n'umukozi kandi afite inzu nini ifite ibyumba birenze 5 na salo ntabwo nigeze mbitindaho ahubwo naramubwiye nta kibazo sheri tugende uba uri mu rugo wenyine ntibishobotse ko ukomeza amashuri ngenze nkomeza amashuri nyaso cyane ko twari mu gihembwe cya nyuma then nzaza duhite tujya gute tubana hanyuma mbere yuko umutwari wanyu ntabwo ugize utekereza wenda hari ukuntu ababyeyi baba bavuga ngo mama wanjye agira amahane papa wanjye agira amahane byo uraza kuza kutubwira niba papa ahari ntabwo wigeze utekereza ngo uvuge ngo mama wanjye arabyakira ate cyane cyane ko utigeze unamuhamagara ngo umubwire ngo byagenze gutya mbere yuko akubwira ko afite inda se wigeze uhamagara mama ngo umubwire ngo hari umuntu ateye inda cyangwa wahise ufata icyemezo nk'umuntu w'umuhungu barabanye imfura ngo imeze nka se ubwo wenda nawe ufashe icyemezo nka papa wawe kinege njye nari ikinege papa wanjye we ni umuntu udakunda kuhaba cyane muri icyo gihe ntabwo yakundaga kuhaba ashobora kuba yamara n'umwaka atari yagera mu rugo bitewe n'akazi rero ntabwo nigeze mbimubwiraho cyane nta komunikasiyo irambuye najyanaga na papa navuganaga na mama cyane kuko niwe twahoranaga mama nawe sinabimubwiye agiye kubona banituye mu rugo n'umukazana mushyira umukazana nyine mwiriwe mama yego muraho naragiye nyine ndamusuhuza bisanzwe turasuhuzanya narambwira ko mbona uzanye n'umuntu bite ntangira kumubwira n'udusoni twinshi mama rero kubera ukuntu nkunda nawe ahita nyine afate umwana wanjye nabyumvishije ntacyo ndara mu rugo rimwe buracya nsubira ku ishuri ndasezera baramerekeza umugore ararira tubugiye kunsi uzasanga nkiriho iki n'iki nyine yumvaga agiye gusigara afatwa nabi yumvaga afatwa nabi mama yari ameze nk'umuntu ugira amahane cyane si ku buryo yumvaga agiye gufatwa nabi bari babizi yuko mama nyine ashobora kuba ari umumama utari mwiza cyane ariko nta nubwo byari nabyo nyine gusa yaje nyine hari amakuru amufiteho rero naramuhumurije mubwira yuko mama ari umwana mwiza kandi agomba gusigarana nawe amahoro ndetse na mama araza dusasanga umugore wanjye ari kurira ndi kumuhanagura bansezeraho njya kwiga ngiye kwiga igihembwe cya nyuma ndagenda ngeze ku ishuri n'umucuti wanjye Fisto turagenda nyine twari dufite na geto twari twarananiranye ese uwo Fisto si wa undi waba warateye inda uwo mukobwa n'undi biza kurangira Fisto ari we wari warateye umukobwa inda akanamushuka kugira ngo byarangiye Fisto nyine ari wateye umukobwa inda akanamushuka we n'undi muntu witwa Pilote bose twariganaga bagapanga umugambi wo kuntu nyine baziba mu rugo bakabona amafaranga menshi kubera yuko nabiyemeragaho cyane iyo nda ntabwo nyuma yaho nta nyine tubwire ntabwo waje kumenya ko iyo nda atari yawe cyangwa wakomeje gucutinga urumva already ubu ngubu kugeza ubu ngubu inda namenye yuko atari yanjye ariko ntabwo ndashyirwaho ko umugore naramukundaga nta n'undi umva rwose umugore wanjye nubwo igihe cyaje kugera mama akamwirukana ariko na n'ubu umugore wanjye ndacyamushaka nubwo nyine bananshimutse mama akaba atazi naho ari ariko umugore wanjye ndacyamushaka kuko namukundaga hanyuma se mama wawe ntabwo yigeze akubwira ko hari ukuntu abibona nk'ababyeyi hari ukuntu bareba kure akavuga mwana wanjye umukobwa urisho neza ko ino nda ari iyawe mama nta makenga yari yigeze agira aho ngaho wenda sitori nyine ntabwo nayikomeje n'umwanya ni mutoya mama hari ibimenyetso byinshi yagendaga abona yuko umugore atari uwanjye rimwe na rimwe akambwira ati mwana wanjye nasanze ari kuvugira kuri telefone ari kuvugana n'undi mugabo wambeshya ko ari wowe iki rimwe rero mama aza kuza gufata telefone asanga muri telefone yiwe asanga nyine hari umuntu bari kuvugana ahita kupye mama mwaka telefone arebye asanga handitseho ngo my babies
my baby is daddy. Ubwo nyine yarari kuvugana nyine na Fisto, mama biramutungura arabimbwira, ariko kubera yuko nasaga nkaho nibagiwe ndetse n'umugore wanjye hari ibintu yamaga kugira ngo nibagirwe ntazajya nibuka, sinabyitaga ibyo ngibyo ibintu byose mama, mbese mama nayo naramunaniye. Ese make umugore wawe yarakwirogeraga kugira ngo utibuka bimwe na bimwe? Umugore wanjye yarandogaga nyine kugira ngo nkomeze mukunde ndetse ntanibuka n'ibyahise, kuko iyo ndamuka mbyibutse nagomba guhita mwirukana mu rugo. Kuba yarahari kubera njyewe nyine, kubera mukunda, mama yahoraga ashaka kumwirukana nkamubera bamuhamwangira n'umwirukana ndajyana nawe. Story nuko nguko imeze. Hanyuma iyo ni story ya Bowazo. Nyuma yaho ngaho ugira icyo ubwira abanyarwanda tunasatira umusozo w'ikiganiro? Icyo nabwira abanyarwanda ni ugukomeza kudushyigikira bakajya kuri Asaph Cinema bagakanda kugira ngo bakomeze babwira ko story nyuma y'uko tubwira yari filime bazajye kuri Asaph Cinema. Iyo yari story ya filime twari turimo kubabwira. Ushaka kureba iyo filime wajya kuri Asaph Cinema ugakanda subscribe kugira ngo urebe filime nyinshi turimo kubaha. Hari na filime yitwa Umurinzi nayo irimo kubikora muri no minsi, nayo wayireba. Filime based kuri action. Filime mukazana yibangayo season 1 yagarukiye kuri episode ya 20. Turimo gushutinga season 2. Mutegereze mwihanganye, turatangira kuri bavuba bidatinze. Mugenda batari bareba season 1 mugende mwe mwireba here kuri episode ya 1 kugera kuri 20, hanyuma tuzagaruke na season ya 2 izo mwazirangije. Abanyarwanda mwese ndabakunda kandi turiho ku bwanyu, muterebye ibyo dukora ntago twabaho, kandi muterebye ibyo dukora ntago twabikora. Mukomeze mudutere inkunga, mudushyigikire. Nk'uko ari kubivuga rero mujye kuri Asaph Cinema mu bakuri subscribe, mujye mureba ya filime. Ngira ngo umuntu wese wabashije kumva icyo kiganiro cyangwa se yumvise iyo story, ni story ibaho mu buzima busanzwe, ni story yigisha. Icyo usabwa ni kujyayo ukakorera subscribe kugira ngo ujye ureba iyo filime. Hanyuma rero Methode, reka tugushimire wakoze kubana natwe, ndetse nanashimira buri wese yarebye iki kiganiro. Naho utaha murakoze.